ubundi bigabo byo byabaye urukunkora akora ntabwo ufite neza nitwa Sam ni secretary hano ashakaga narinje muri interview waje muri interview kona wazindutse interview twaye muri kigoroba aye muri amasaha tishira ikigoroba yego rero mwaza kugaruka ikigoroba ntabwo twitwarira ariko twabyereje muri message sinzi niba warayibonye ahubwo message ntabwo nayibonye nuko rero nayo ngombwa ko tuyishyira ikigoroba uraza ikigoroba nta kibazo murakoze ubwo ndaza kugaruka murakoze murakoze ubundi bigabo byo byabaye urukunkora akora ntabwo ufite kandi nawe ugujemo hano uje gushaka akazi ntumbwira ko nawe muri interview n'ibincongo watiye ubundi uramwaye interview iraza kuba nyuma ya saa sita ariko n'ubundi niba yabaye bari busanga akazi ntabwo gutwaye bize n'ikindi mu bankora wowe nturimo irebe nurangiza nanjye undebe uri kosa nkoze niri nsibe ngewe Usu ufite uburenganzira bwo kwisobanura hano uzi uri na CEO nibura w'iyi kampani nta kintu ufite umutindi nkanjye umushomeri nta n'ubwo ufite uri kunkura mu bankora ntabwo urambabaje ariko wari ubanza nakerewe ntabwo kerewe baje kutubwira ko mu kanya biri butangire nyine cinematic surge ঘুরে আমার প্রথম তব্য uyu mwabonye ukuntu cya kizamini cyari gikomeye njye nari numiwe shaka unabonye nabi ikaze birimo Yesu we ngiye umva ibaze ko bankinyeho bikarangira
ndi kubura nk'amasaha angahe nyifite nk'ibibazo nka 5 ariko rero waje utiteguye. ashana nari niteguye pe bihagije naraye nsoma manza nayo maze nk'ukwezi ngo nako batubajije utuntu tworoshye. ashana ntabwo cyane ikintu cyari gikomeye kirimo pe n'ukuri turaje tubirebe yawe cyane kandi ngiye gukora interview ndikumva nifitiye ubwoba Ari televiziyo n'utuntu twanjye. Sanzwe. cyane nanjye interview nego n'ukuri uyiziye ni ubwa mbere nawe ngize abantu Ubundi usanga ko hari umwanya umwe. wabwiwe n'iki Wabwiye n'iki ko ari uwawe? Ahubwo se ubona nawe umumama ungana gutyo waje muri interview. kuba ndi umumama ukuze si bivuze ko ntabwo nakora ikizamini ngaho se k'abakobwa b'iminsi we Ese wizeye ko umwanya n'uwanjye turaba tubireba pe ewe ariko muzi kubona usa nk'idebe ntabwo wagiye. Idebe ninde? aho mbona mufite amahane mwaretse mukareba abana baje mukareba ibiri imbere Umwana wawe ninde? nabwiraga uyu mukobwa iwanjye ufite amahane menya urishinze pe umva mureke mbabwire mwa bakobwa mwihangane tumanze turebe ibiravamo mbere tubone gushwana sibyo niba umwanya ari uwe ubwo yizeye mwihangane mutuze n'ukuri mwihangane mwishwana mushwanira gusa amashyushyu mfite none cyane bwagajemo none uwo mukobwa mwe n'umutima none icyawe ntawe kijya mwana kiba ari icyawe rero ikora byo Mwiriwe neza. Ninjye sekreteri hano nitwa Samu. Agira ngo mbamenyeshe ko interview igiye gutangira. Sibyo? Ubu muragenda murakoresha umunota umwe minota 3 kuri buri muntu kugira ngo tubashe kwihuta. Ubwo mwagiye muza niko mugiye kongera kwinjiramo hano. Aho mugire vuba vuba amasaha yatujyanye. Samu yakoze Yego. nara hajya se wagize imbere injira amahirwe masamana yakoze Ariko ko hari umuntu ari kubona hano. usanzwe uziranye n'abantu ba hano Nuko ari ikigabo twahuye mu gitondo. Nyine nawe yaraje gukora interview. mwavuganye iki se Sha yihaye ibintu byo kunkuraho ariko sha namututse. Namuhaye nyine. umukobwa watutse umuntu utazi umugabo w'abandi Yasara umuntu ujya umenyera. reka dutegereze ubwo nawe araza Tegereza turebe. ariko ntukajya utuka abantu bose ubonye Ese cyamenyeraga cyane yengana nacyo. nasi wamutukaga Nta muntu ujya umenyera. umuntu utazi burya ugahura n'umuntu muhuye arimo ugahita umutuka undi yinjire uva wakinjira ngende hebe nanjye umva genda urabimenya ugezeyo Ndabyakamenya n'amaboko meza kuri iyi. injira nawe Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ego kuma none se nawe uri gukoresha interview hano? Yego. Komiwe. Soje gukora interview. Nta kibazo.
ubundi se ubu niyo natsinda ikizamini akazi nakabona nta kibazo nutsinda akazi urakabona nta kibazo pe none se ko wumiwe ahubwo ko ndi kubona ndimo mbona iminota twateganyije irimo kugera aho ko witeguye gukora televiziyo ndumva nameze neza none se waje twiteguye ahubwo reka ngende ubwo bushinzi bwanjye bumeze nk'uko